amen. Dushima Imana kuko iduhaye umunsi kugira ngo dukomeze kwiga ubutumwa bwiza nyabwo. Uyu munsi turiga ingingo ya 6. Tumaze kwiga ingingo 5 z'ubushize, ariko ndakwibutsa ko ingingo niyo ngingo itugeza ku musozo wa part 1 y'ubutumwa bwiza nyabwo. Twabonye ko bose n'abanyabyaha, Imana yanga ibyaha, ariko Imana ikunda abantu. Ubwo urukundo ikunda abantu yatanze Kristo, uyihanya akizera arakizwa. Rero tugiye kubona ko uyu munsi none ukijijwe abaho kubwa Yesu. Ukijijwe abaho kubwa Yesu. Reka tubanze tuvuge yuko imirimo myiza itatwinjiza mu muryango w'Imana cyangwa se itatuzana nagakiza. Twifashishije urugero, umuntu afite ingurube arayikunda, yifuza ko ingurube yabana nawe ikamufasha mu mirimo, ikamufasha kunezerwa. Ese ni iki ingurube yakora kugira ngo ishobore kubonezeza uwo muntu, imubane nawe muri ibyo bikorwa byose? Ntacyo. Usibye kimwe ntekereza nuko yagira kamere y'ubugurube cyangwa se iyo ingurube ikagira kamere y'ubumuntu. Bisaba ngo ingurube ihinduke igira kamere y'ubumuntu. Dushingiye ku byo tuvuze hejuru, ni iki umuntu yakora kugira ngo anezeze Imana atarakira Umwuka wera, adafite Umwuka wera, adakijijwe? Dusome muri Yesaya 34:6 haravuga ngo, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Nandi magambo akomeza hasi mu Baroma mu gice cya 8 umurongo wa 6 kugera ku wa 8 haravuga ngo, umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'Umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira Imana n'amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ntibashobora kunezeza Imana n'ukuri. Nkoreje ukuri yuko umuntu utarakira Umwuka wera ntashobora kunezeza Imana, even nubwo yakora imirimo myiza, ariko ntashobora kunezeza Imana. None se niki cyatuma umuntu anezeza Imana? Niki cyatuma umuntu kunezeza Imana? Dusomye mu Bagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 16, ndavuga ni muyoborwe n'Umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga. Nane magambo manuka hasi. Nkoreje ukuri, kuyoborwa n'Umwuka nicyo kintu gituma umuntu adashobora gukora ibyo kamere irarikira. Kandi kudakora ibyo kamere irarikira egare kunezeza Imana. Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2 umurongo wa 10 abwira amagambo akomeye. Aravuga ngo, igice cya 2 umurongo wa 10, kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kugira tuyigenderemo, kugendera mu mirimo myiza ariko muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, kwinjira muri Kristo Yesu nibyo bigushoboza gukora imirimo myiza. Imirimo myiza kanezeza Imana. Imirimo myiza inezeza Imana nuko uba uri muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, Kristo Yesu ni indorerwamo nziza Imana tubonamo ikabona kunezererwa. Amen. Ese imirimo myiza tuzana agakiza? Oya. Imirimo myiza ntabwo tuzana agakiza, ahubwo agakiza, imirimo myiza ni ibintu biranga abantu bari mu muryango w'Imana. Abafite agakiza nibo bakora imirimo myiza bikanabona kunezeza Imana. Mwibuke umurongo tumaje gusoma, imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turi muri Kristo Yesu nibwo dushobora gukora imirimo myiza ikanezeza Imana. Muri make, imirimo myiza ntabwo twinjiza mu muryango w'Imana, ahubwo imirimo myiza iranga abantu bari mu muryango w'Imana. Kubera iyo mpamvu rero, ntabwo dukwiriye kubwira abantu ngo mwitunganye kugira ngo mubone kwinjira mu muryango w'Imana. Aho twagombye kubabwira ngo mwinjire mu muryango w'Imana, mwinjire mu muryango w'Imana, musange Yesu abatunganye kugira ngo mukomeze kubaho munezeza Imana. Reka nifashishe urugero. Hari imibare ibiri, hari 0 na 1. 0 ni Kristo, 0 ni imirimo myiza, 1 ni Kristo Yesu. Iyo wanditse 0 nyinshi zidafite umubare imbere nta gaciro, ariko yanditse umubare imbere ugaza gushiraho andi mazero inyuma bigira agaciro. Mu yandi magambo, Kristo Yesu ni numero ya mbere. Iyo umuntu afite Kristo Yesu agakora imirimo myiza ingana na 0 bikaza inyuma ya Kristo bigira agaciro, ariko iyo umuntu abanje imirimo myiza ataragira Kristo, nkoreje kuri nta gaciro. Banzigire Kristo Yesu ubone gukora imirimo myiza bizagira agaciro, ariko mu munsi umuntu ataragira Kristo Yesu, imirimo myiza yakora nubwo yakora imirimo myiza akamenyekana mu itorero bakamugira uw'imbere, nta gaciro bifite, nta bwami bwo mu ijuru afite, nta gakijijwe. Reka tuvuge iki kintu. Iyo umukristo yinjijwe na Yesu mu muryango w'Imana, atangira guhinduka. Byose bikesha ubuntu bw'Imana. Tugomba kumenya ko atari ngombwa ko umuntu ahinduka kugira ngo ayinjire mu muryango w'Imana, ahubwo yinjira mu muryango w'Imana kubw'ubuntu bwagaragaye ku musaraba ku bwa Yesu Kristo,
umusaraba wa Yesu Kristo. Ariko iyo umuntu ari mu muryango w'Imana atangiye kugenda ahinduka gahoro gahoro. Reka tusome mu Bagalatiya mu gice cya 5:19. Turaza kubona ibikorwa bibi, urutonde rw'ibikorwa bibi bigomba kugenda bihinduka, cyangwa urutonde rw'ibikorwa bibi rw'abantu batarinjira mu muryango w'Imana. Icya mbere bavuga, dore imirimo ya kamere agaragara ni iyi: gusambana, kuroga, ibiteye isoni, iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo n'ibindi bintu bagenda bavuga hasi. Ariko ku murongo wa 22 akomeza kuvuga urutonde rw'imwe mu bikorwa byiza tugomba kwitoza iyo twinjiye mu muryango w'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka. Hasi bavuga amagambo bavuga ngo bene ibyo nta mategeko abihana. Ni mu Bagalatiya mu gice cya 5 mu 22 na 23. Akenshi rero abigisha bakunda kuvuga aya magambo, bavuga ngo nitubwira abantu ngo nimwinjire mu muryango w'Imana kubw'ubuntu, bakibwira ko abantu bazatekereza kuko bazakora ibyaha kuko binjiye mu muryango w'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Bavuga ngo ese nitubabwira ngo nibinje kubw'ubuntu, aha ntibazakomeza gukora ibyaha bibwira ko Kristo azababarira kuko yanababariye. Ariko nkubwiza ukuri, hari ibintu bishobora gutera umuntu guhatirwa gukora imirimo myiza cyangwa se gukomeza kwihana no gusa na Kristo Yesu. Mu byahishuwe mu gice cya 19 umurongo wa 3 kujya ku 8 hari amagambo agaragaza ko hari umukwe n'umugeni. Umugeni twibuke neza ni itorero cyangwa se ni umukristo, uwa Kristo. Umukwe ni Kristo. Muri mirongo rero kuva ku murongo wa 3 kujya ku 8 bagaragaza noneho uburyo uwo mugeni hawe umwenda w'ubukwe. Uwo mwenda w'ubukwe ukabusobanura bavuga ni imirimo myiza. Iyo mirimo myiza rero ihabwa umugeni, ntabwo ihabwa utari uwo mugeni. Kandi twibuke ko umugeni ni umuntu, ni umukristo, ni uwakiriye Kristo. Rero umuntu akora imirimo myiza kuko ari umugeni wa Kristo, nta akora imirimo myiza kuko atari umugeni, kuko tubonye ko umwenda uhabwa umugeni. Uwo mwenda ni imirimo myiza. Dusomye muri Yohana wa mbere mu gice cya 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 dukomeza gusobanukirwa icyatera umuntu gukora imirimo myiza cyangwa gukora kunezeza Imana ari muri Kristo Yesu. Ariko reka tuvuga mu magambo ari mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Nuko tuhasome. Haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abareho gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Paulo agaragaza neza ko urukundo rwa Kristo nirwo ruhata abantu gukomeza gukora imirimo myiza. Urukundo rwa Kristo ruhata umuntu gukomeza gukora imirimo myiza. Kandi akomeza kugaragaza ko bose yapfiriye bose kugira ngo bakomeze kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Muri make umuntu ukijijwe ntakomeza kubaho kubwe, ahubwo abaho ku bwabo mupfiriye akanamuzukira. Uwo ni Kristo Yesu. Ukijijwe Abaho Kubwa Yesu. Ukijijwe ntakomeza kubaho kubwe, ahubwo abaho ku bwabo mupfiriye akamuzukira. Amagambo ni meza cyane, Imana ishimwe. Tubona ko no mu Bakolosayi umuntu ukijijwe ntabwo akeneye gutegeza ibindi bihavanze kugira bikomeze kumukuza, abo gukura komeza kuba muri Kristo Yesu. Muri make isoko y'agakiza ni Kristo, isoko yo gukura mu bagakiza ni Kristo Yesu, kandi isoko yo tuzagera mu ijuru ni Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ngushimiye ko ukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ukomeze kubona video zikurikira. Reka dusoreza, reka tuvuge umurongo kuzirikana mu mutwe. Ariko muri ko tuvuga n'uwo murongo kuzirikana, ndakwibutsa yuko imirimo myiza ni ikintu kiranga abantu bari mu gakiza cyangwa bari mu muryango w'Imana, kandi dukizwa ku bw'ubuntu bw'Imana, ntabwo biva ku mirimo tugira. Reka tuzirikane uyu murongo mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Katubonye tuhasome. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemeje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abareho bakomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Imana ishimwe. Tuzakomeza ubutaha twiga part y'ubutumwa bwiza nyabwo, twibaza ngo ese ni iki cyakubura ko wakijijwe.
hari ibintu biba mu buzima bw'umukristo iyo akimara kwakira Kristo, hari n'ibikomeza kubaho, hariho n'ibizabaho. Urarikiye kuzakomeza gukiranuka ubutumwa bwiza nyabwo. Imana ikomeze kuguhaza ibyiza, kandi uzirikane ko gukura kwawe kuri muri Kristo Yesu n'isoko y'agakiza kawe iri muri Kristo Yesu. Amahoro.